muzi ubwenge mwakiyarura mukongera mugashaka amatabaza mukongera mukegera Imana. Dore Satani ari kunagira abantu arimo arabaha ibyishimo by'igihe gito, ariko umugambi afite nuwo kubabaza igihe kinini cyane. Imana ngiherutse kunsanga irambwira ngo abantu mube maso musenge, kubera ko hari strategy nyinshi ziri gukorwa ikuzimu. Satani afite strategy nyinshi cyane, ngo kubera ko afite ubwoba bwinshi, ubwoba bwa mbere afite arimo arakora virus iteye ubwoba, hagiye kuzaza icyorezo giteye ubwoba. Iki cyorezo ntago umuntu bwoko bw'Imana nukuri nagaruka kubatera ubwoba, uko mbabwira niko nabibonye. Nta Imana yarambwe ngo kizaba giteye ubwoba, abantu mube maso musenge kandi musengeshe umwuka iteka, kuko buriya ijuru riratabara, ariko ritabara umuntu watabaje. Mbanza kubaza Imana ati se Mana urabinyemera nzabitambutse, cyangwa Imana irangangira ukanga ugende ubivuge ngo uhaye uburenganzira, kubera ko nge namaze kumenya hari abantu babitse ibintu byinshi, ariko Imana idaha uburenganzira kubitambutse. Nokuri ako umuririmbyi wa 388 mu ndirimbo zo gushimisha yaravuze ngo jya wumvira umwuka ugwiza urukundo, aravuga ngo nta soni uzagira. Kubera ko iyo wumviye Imana abantu baraguca, wakumvira abantu Imana ikaguca. Musengera inzego z'umutekano mu gihugu cy'u Burundi, abantu basengere umuyobozi wabo, kuva ku buyobozi buto kugera ku buyobozi bukuru, ku nzego zose. Abarundi musengere perezida wanyu. Yes, reka ngire mbasuhuze mbifurize byiza mwese mukomeje kudukurikira umunsi ku munsi, amanywa ndetse na nijoro. Reka mbifurize umugisha w'Imana aho muhereye hose mu mpande zitandukanye zigize iyi si dutuye. Nge nitwa Ben, iyi ni Savana TV Show, mbahaye ikaze. Munyemerere mbibutse gukora subscribe ku bantu batigeze bayikora, kugira ngo tujye tubona umunsi ku munsi, 5 kuri 5 update zacu, ibiganiro byacu inkuru dukora buri munsi, cyangwa se vuga butumwa tuba turimo uri kugeraho mu buryo bukoreye cyane. Reba rero nimba warakoze subscribe kugira ngo dukomezanye urugendo rw'ivuga butumwa tuba turimo buri munsi. Uyu munsi ndi kumwe n'umuvuga butumwa Prophet, bisobanuye umuhanuzi. Twagiye tubona mu bihe byashize, hari haciye igihe namuherutse tutari kumwe, ariko mfite umugisha udasanzwe kuba nicanye nawe uyu mwanya. Muranyemerera kuri uwo mwanya bwa mbere banze mwakire, kugira ngo tuze kubana tuzeranye muri gahunda tugiyemo zo kuvuga Imana neza. Mwaye karibu nikaze.